hadusoma ijambo ry'Imana muri Daniyeli ibice 6 umurongo wa 17. Daniyeli ibice 6 umurongo wa 17. Basoma tumanuke hepfo, aravuga ngo nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga umunwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. 19. Nuko umwami asubira mu nzu ye, akesha ijoro yiraje ubusa. Ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarusha agoheka. 20. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Dusome umurongo wa 25. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo batararusha bagera mu rwobo hasi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Aha dusomye duhereye mu mirongo ya ruguru muri iki gice cya 6 n'ubundi ni inkuru ndende. Daniyeli yari umuhanuzi, Daniyeli yari umugaragu w'Imana, Daniyeli yari umukozi w'Imana, Daniyeli yari umuntu wakundaga Imana, Daniyeli yari umuntu wubahaga Imana, Daniyeli muri we yari umuntu ugira kwizera gukomeye, yari umuntu ugira kwihangana, yari umuntu mbese ugendana n'Imana uko buke n'uko bwije, yari umuntu umunsi ku wundi yahoraga atekereza ku mibanire ye n'Imana, yahoraga atekereza ku cyo yakora kugira ngo ashimishe Imana kurusha uko yashimisha abantu, yahoraga atekereza ku cyo yakora kugira ngo anezeze Imana kurusha uko yanezeza abantu. Daniyeli yari umuntu uciye bugufi imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu. Daniyeli yari umuntu umunsi ku wundi washakaga ko yakora ibyo gukiranuka, yari azi gutandukanya ikibi n'icyiza. Daniyeli yari umuntu mu by'ukuri wakundaga ndetse no kuvugira Imana ahakandagije ibirenge bye. Ntabwo yari umuntu wacecekaga. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya. Hanyuma ijambo ry'Imana nusoma mu mirongo ya ruguru wenda tutasomye, umwami Dariyo yafashe igihe kigeze mu minsi 30, abantu baravuga ngo nta kindi kintu gikwiye gupfukamirwa, nta kindi kintu cyangwa ikigirwamana gikwiye gushengwa muri iyo minsi 30, usibye kuvuga ibya Nyagasani ari we mwami. Nta bindi bintu byabaye iteka ryaciwe ko nta muntu muri iyo minsi 30 uzigera ahamagara Imana, ko nta
imana ye. Ngo byarakomeje kuko iteka ryari rimaze gucibwa, ngo Daniyeli we mu by'ukuri ntabwo yitaye kuri ibyo byose, ahubwo ngo we muri iyo minsi ngo yakomeje gusenga iki? Yakomeje gusenga imana ye. Ntabwo yigeze atambikira, ntabwo yigeze arenga imbibi, ntabwo yigeze arenga imipaka, ntabwo yigeze avangirwa ngo atinye amagambo y'abana b'abantu, ngo atinye igihagararo cy'abana b'abantu, ngo atinye abanzi be. Ntabwo yatinye ndetse n'umwami ngo atinye n'imbaraga ze, kuko yari azi yuko afite imana ikomeye, afite imana ishobora byose, afite imana ishobora kubigenza neza. Yari azi yuko afite imana ishobora guhindura imigambi y'abana b'abantu igahinduka iki? Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Barira tugenda ukuri. Yari azi ko imana asenga itandukanye n'imana zitwa ibigirwamana. Yari azi ko imana asenga itandukanye mu by'ukuri n'abantu bakomeye bo ku isi. Yari azi ko imana ikomeye. Ariko hari abagabo bagendaga bamugenza, hari abagabo bashatse kugira ngo bamugambanire, hari abagabo bagendaga bamugendaho gake bamenya uko yiriwe, bamenya uko bwakeye, bamenya amagambo ye, bamenya igihagararo ye, bamenya gahunda ze, ngo maze bagenzuye ngo basanga we aracyasenga imana ye, basanga aracyahamagara imana, basanga arakinginga imana, basanga ntiyigeze atambikira, aracyari mubisi imbere y'imana. Haleluya. Aracyari wa muntu uhagaze mu mwanya we neza, aracyari wa muntu uri mu bihe bye byiza, aracyarinze umubano we n'imana, aracyarinze icyo yavuganye n'imana. Haleluya. Ngo maze baragenda basubira inyuma bajya kubwira abatware, ngo ndetse n'umwami nabo bagira gute? Baramubwira bati Daniyeli ntabwo yigeze mu by'ukuri areka gusenga, ahubwo yakomeje kugira gute? Gusenga. Ati rero iteka ryaciwe yuko uzasenga imana ye muri iyo minsi 30 agomba kuzanyugurwa mu rwobo rw'intare. Reka Daniyeli noneho sasa bigire gute? Bimubera, kuko umwami yari yaramaze guca iteka, nta kindi kintu yagombaga gukora. Ariko burya nawe yakundaga Daniyeli nubwo yari umwami, yubahaga Daniyeli nubwo yari umwami. Mu by'ukuri uyu muntu Dariyo nubwo yari umwami, yari umuntu wubahaga imana ya Daniyeli. Yari azi ko imana ya Daniyeli idakinishwa, yari azi ko imana ya Daniyeli mu by'ukuri ari imana ikomeye, ifite imbaraga zo gusenya imyuka abazimu n'abadayimoni, ifite imbaraga ziruta iz'ibigirwamana. Dariyo nk'umwami ibyo bintu yari abizi neza, ariko kubera ko ryari iteka byarangiye, uwo umwami avuze ati ngaho mugende mumufate mumujyane basi mujye kujugunya muri urwo rwobo rw'intare. Baramufashe ngo bamujyane mu rwobo rw'intare, barangiza bomekaho ibuye, umwami yandikaho ndetse umukono w'abatware wagombaga kugaragaraho, kugira ngo hatagira undi muntu uza kubirengaho ngo agende gukure muri urwo rwobo rw'intare, hatagira undi muntu uza kugira gute? Uza kubirengaho. Ariko imana ishimwe. Haleluya. Ahandi baciye umurongo yo iraharenga. Haleluya. Ahandi baciye iteka irirengaho igakora ibinyuranije n'iryo teka. Haleluya. Imana yacu itanze ngo maze ngo bamujugunyemo, ariko umwami ataha umutima utishimye, ataha umutima utanezerewe. Ariko ikintu gikomeye we ni ikimana yagize gute? Ni ikimana yakoze, ni ikintu kidasanzwe, ni ibitangaza imana yagize gute? Yakoreye Daniyeli. Ngo mbere burya yuko Daniyeli agera mu rwobo rw'intare, imana yari yamaze kumutanga muri urwo rwobo, yari yamaze kugeramo. Intarama zari zishonje, intare zari zifite ikibazo cy'inzara, ariko zimubonye ziravuga ati Daniyeli we, ibera inshuti yacu, wowe nta kintu twagutwara, reka ahubwo turasabana, turabyinana nawe.
haleluya haleluya. Imana yari yamaze kumugenda imbere, Imana yari yamaze gufunga iminwa y'iki intare zahise zijya mu masengesho, ikitaraganya ziravuga ati oya, natwe tugomba gufunga iminwa yacu, tugomba kuvuga Imana yawe nubwo tutashobora kuzamura ijwi ariko tugomba kuyivuga, nubwo tudashobora kubyina ngo turirimbe ariko tugomba kugufasha tukabyina tukaririmbana nawe muri iki gihe cyose tuzaba turi kumwe nawe hano muri uru rugobo rw'intare. Umwami yaragiye abura amahoro, umwami yaragiye abura umutekano, ntiyarya ntiyavuga ngo bamucurangire, kuryama birananirana, sibo baruse mu buce. Aragenda ajya hahandi kuri rwa rwobo rw'intare. Se Daniyeli we uracyahari? Yego ndahari. Uzi ko ntacyo nacyumiye ku Mana, nawe ntacyo nagize gute? Imana yagize gute? Yagenze. haleluya. Imana yohereje marayika, haleluya. Imana yagize gute? Yagenze. Ngo ako kanya yahise avuga ati ntacyo, ibi bitare bigire gute? Bikurweho, wowe ugire gute? Usohoke. Daniyeli yasohotse muri rwa rwobo rw'intare n'ubuzima bwe bwose n'imbaraga ze zose n'igihagararo cye cyose, nta kintu na kimwe yabaye. Asohokamo afite icyubahiro kidasanzwe, asohokamo afite ijambo, asohokamo afite agaciro kadasanzwe. Sasa reka twikomereze. Icyo nkundira Imana ni iki? Icyo nkundira Imana ni uko inyuranya imigambi y'abana b'abantu, ni uko inyuranya amaboko y'abanzi bacu, haleluya. Ikanyuranya ibyo bari bapanze byose, ikanyuranya ibyo bari bateguye byose. Ahandi bari bavuze ngo ni ugomba kugwa, akaba ari bo bahaba. Ni wowe ugomba kuhasiga umutwe, akaba ari wo bagira gute? Bawasiga. Bari kuvuga ati ni wowe ugomba gupfa n'umutindi, ubutindi akaba ari wo babupfa. Bari kuvuga ati ni wowe ugomba kwicwa n'abarozi n'abazimu n'abadayimoni. Aha, bugacya mu gitondo aribo biri kwahuka, haleluya. Hari icyo Uwiteka yakoze, hari icyo Uwiteka yahinduye. Bugacya mu gitondo hari ibintu bidasanzwe byakozwe n'Imana, abantu bose bakabazanya ati byagenze gute? Haleluya. Ati byagenze ute? Mutubwire, ibintu ntabwo bisobanutse, byagenze ute? Hari uko Imana yabigenje. Haleluya. Hari uko Imana yagize gute? Yabigenze. Amatwi yawe. Hari ukuntu Imana yagize gute? Hari ukuntu Imana yabigenze. Niba umwami yari afite uburakari ntumbaze, niba umwami yari afite umujinya w'umuranduranzuzi kubera ko yaciye iteka bikarangira umuntu yakundaga ari we ugiye muri bwa rwobo rw'intare, ntumbaze. Ariko birashoboka ko hari ikintu Imana yashakaga gukora, hari ibyo Imana yemera ko tubicamo kugira ngo igire ibyo itwigisha, ariko kugira ngo nanone igire ibyo yemeza abantu, haleluya. Igihe bigenda gutyo, umwami ntabwo yatinze, ntabwo uca ibumoso, ntabwo uca iburyo, ngo yahise avuga ati musyakire bya bigabo by'ibigoryi, bya bindi byagambaniye Daniyeli, abagore baze n'abana babo bagire gute? Ubwo imiryango irakomeza kubaho, imiryango izongera kwibukwa, imiryango izongera ivugwe, imishinga irakomeza, imibereho irakomeza. Ubwo byose bigize gute? Ntibirarangiye, nta kintu kigomba kugira gute? Kubera umuntu abwira mugenzi wawe uri w'agaciro imbere y'Imana. Kubera umuntu umwe bigiye kurangira imiryango yose igiye kugira gute? Igiye kuzima. Kukwereka yuko byari bitangaje noneho bitanasanzwe, kukwereka ukuntu Imana irwanirira abana bayo, kukwereka ukuntu Imana ari umuremezi wa hafi, kukwereka ukuntu Imana ari umutabazi wa hafi. Nuko ngo ba bagabo b'ibigoryi na ba bagore babo ngo n'abana babo ngo barabazanye ngo bakibajugunya mu rwobo rw'intare, ngo yewe ngo ntabwo
bose bamenagurana n'amagufa yabo, nuko nyine nawe urabyumva ubwo ntacyagize gute, ntacyasigaye. Imana yiteguye kukurwanira, Imana yiteguye kukurengera, Imana yiteguye kuguha izindi imbaraga zidasanzwe zo gutsinda ikibi. Imana yiteguye kukongerera ubushobozi budasanzwe kugira ngo hahandi wari ufite intege nke wongere kwiyumva hari icyo Uwiteka akoze ku buzima bwawe. Imana yiteguye kugira icyo ikora mu mibereho yawe ya buri munsi. Imana yiteguye kurinda intambwe z'ibirenge byawe. Imana yiteguye kugusubiza ijambo wakwambuye. Imana yiteguye kongera kugusubiza agaciro kawe. Imana yiteguye, haleluya, Imana yiteguye, haleluya, kunesha abanzi bawe, haleluya. Yesu aganze. Imana yiteguye kugukorera ibyo byose. Imana irashaka kugendana nawe, ariko nawe gerageza uvuga ati Imana nanjye niteguye kugendana nawe. Uvuga ati mu rugamba ndi kumwe nawe, mu bibazo ndi kumwe nawe. Uvuga ati Imana ndikumva imirindi yawe, nanjye sinshaka kukuzibukira. Uvuga ati Imana ndi kumwe nawe, nzi yuko utazantererana. Ahirwa biringiye Uwiteka, haleluya. Kandi uwo musozi ntubasha kugira gute, haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu by'ukuri ryarambwiye ngo nubwo nanyura igikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Daniyeli kwiringira ko Imana ntabwo byapfuye gusa. Ibyiringiro yari afitiye Imana ye ntabwo byapfuye gusa. Gutinya Imana kwiwe, kuvuga ati Imana ni wowe gusa, ntabwo byapfuye ubusa. Vuga ati Imana sinzakubangikanya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ibyo ntabwo byapfuye ubusa, hari icyo Imana yabikoreyemo. Kuki ufite ubwoba? Kuki utinya iby'iki gihe? Kuki utinya ubuzima bwa none? Kuki wumva uhangayitse, ukumva wikoreye umutwaro udashobora kuremera, udashobora gutura, ukumva wikoreye umutwaro udashobora kuruhuka? Nawe wibutse ubwire ngo umutwaro ufite urashobora kuruhuka mu izina rya Yesu. Nongera mubwire ngo amaganya ufite urashobora kuyaruhuka mu izina rya Yesu. Nongera mubwire ngo agahinda ufite urashobora kukaruhuka mu izina rya Yesu Kristo. Hahandi ufite intege nke haracyari ibyiringiro yuko wakongera kugwiza imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Hahandi wumva nta bushobozi ufite mu buzima bwawe haracyari ibyiringiro yuko wakongera kugira ubushobozi mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, amen. Baravuze ngo ntuzashaka ariko birangira ushatse. Baravuze ngo ntuzabya ariko birangira ubyaye. Baravuze ngo nta kintu uzigezaho mu buzima bwawe ariko birangira hari icyo wigejejeho. Baravuze ngo akangaka kazapfa urupfu rubi ariko birangira ubuzima bukomeje mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe. Ibyo biri mu mugambi w'Imana, ntabwo biri mu migambi y'abantu babaye. Haleluya. Ineza y'Imana uri kumwe nayo, ubuntu bw'Imana uri kumwe nawe, ubwiza bw'Imana uri kumwe nawe. Wowe shaka uko wabana n'Imana, shaka uko wasabana n'Imana neza, shaka uko wagendana n'Imana yawe neza mukundanye. Mbese wumve imbere y'Imana urubashwe, wumve imbere y'Imana ufite icyo wavuga, wumve imbere y'Imana ufite agaciro. Haleluya, 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 haleluya. Wumve umuhamagaro wawe, wa murimo Imana yaguhamagariye gukora. Wumve yuko hari aho waba kandi ko hari aho wagera. Uvuge ati muri ya
iyo mana ikorana amanywa n'ijoro, iyo mana ituma abamarayika bajya mu murimo bagakora akazi k'ubwawe, iyo mana irengera indushyi, iyo mana irengera abapfakazi ikarengera imfubyi, iyo mana haleluya we ikura umuntu ku gisuzuguriro ikamwicazanya n'ibikomangoma. Glory to Jesus. Iyo niyo mana, iyo niyo mana. Muririmbyi arimo aravuga ati iyo mana, iyo niyo mana nzakorera, iyo mana, iyo niyo mana, haleluya, iyo mana, iyo niyo mana nzakorera, iyo mana, iyo niyo mana, haleluya, iyo niyo mana nzakorera, abasenga iyo niyo mana, haleluya, haleluya, iyo niyo mana nzakorera, iyo niyo mana nzagira gute nzakorera. Hari n'imana nzazamura icyubahiro, hari n'imana nzasenga mu buzima bwawe, hari n'imana nzakurikira mu buzima bwawe, hari n'imana nzapfukamira mu buzima bwawe. Iyo yonyine yayindi yaremye ijuru n'isi, yayindi ivuga bikaba, yategeka bikagira gute bigakomera. Haleluya. Iyo mana yayindi yagukuye hahandi wari uzi ko utashobora kuhava, iyo niyo mana. Ya mana yagukuye hahandi utari ufite icyo uvuga, hahandi utamenyaga kwambara n'urukweto, hahandi utari uzi kwambara umwenda umeshe ngo ni iki, hahandi utari uzi gukenyera n'igitenge, hahandi wirirwaga wivuruguta mu bintu ntazi, hahandi wari ufite amateka mabi. Iyo yagukuye aho hantu uyu munsi ikabiguha kwidagadura, uyu munsi ikabiguha kwidegembya. Haleluya. Iyo yonyine niyo uba ugomba guhamagara mu izina ryanjye, ni ugomba gutakira mu izina ryanjye. Aha hari bikugoye nk'umuntu, ariko ntabwo bigoye Imana. Hari ibikuremereye, ariko bikuremereye nk'umuntu ntabwo biremereye Imana. Hari bya bindi mu by'ukuri bibabaje umutima wawe, ni wowe bibabaje, ariko ntabwo Imana mu by'ukuri ibyo biyinaniye. Haleluya. Ni dufite Imana yayindi ihindura ibyanze kugira ngo dufite Imana yayindi mu by'ukuri itegura imitego bateze, kandi wowe utari uzi ko bageze ko bateze. Dufite Imana yayindi iguha ijambo hagati y'abantu, ikaguha agaciro hagati y'abantu, kandi bajyaga guhaguruka bakavuga ati ceceka. Ariko byibuze iyo Mana yacu irashobora kuvuga ati noneho yariguhaye, ukajya uhaguruka bakavuga ati yego shavuga twiteguye kukumva. Iyo Mana tuyingane n'iki? Iyo Mana tuyigereranye n'iki? Nta kintu na kimwe dushobora kubona twagereranya n'Imana yacu. Wowe tinya icyaha, umenye gutandukanya ikibi n'icyiza. Uvuga ati iki ni cyiza, reka ngigenderemo. Uvuga ati iki ni kibi, reka ngizibukire mu izina ryanjye. Uvuga ati iwe ikimana simbishoboye, ariko kubw'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe wancubuza, ndashobora kugisohokamo, iki cyananiranye ndagisohokamo. Ubwiza bwawe bukambaho. Iyo Mana ntabwo wayishyira mu biganza ngo ikurekure gutyo gusa gishukunye hariya, nta kintu gihindutse ku buzima bwawe. No, iyo uri mu biganza by'Imana, Imana iraguhendahenda. Mwana wanjye komera, mwana wanjye shikama, mwana wanjye ndi kumwe nawe, mwana wanjye nzakugira neza, mwana wanjye nzabumbabumba ubuzima bwawe, mwana wanjye nzaguhindurira amateka, mwana wanjye nzagusubiza ijambo, mwana wanjye nzakubakira, mwana wanjye
irajugunye hoya ntabwo ijugunye gusa iragufata iraguhagatira kandi uri mu biganza byiza bishyitse. Yesu ashimwe. Ni igihe cyifuzo waba ufite Imana itashobora gusubiza, ni igihe kibazo waba ufite Imana itashobora gukemura, n'ayahe marira waba ufite Imana itashobora guhoza. Ibya Yesu iby'Imana ni ibitangaza gusa. Haleluya, amen. Ni ibiki biri mu muryango wawe Imana idashobora kuza ngo isandaguze ivuge ati kubw'umwana wanjye, kubw'umugaragu wanjye, kubw'umushakazi wanjye reka ibi kore, isandaguze umuryango usigara umeze neza. Ni ibiki Imana itasandaguza, ni ibiki Imana itakubaka mu buzima bw'umuntu uyizeye, uyiringiye, wayimenye, uyikunda, uyikorera, uyikurikira, uyivuga. Ni ibiki Imana itakura mu buzima bwiwe, ni ibiki Imana itagaragaza mu buzima bwiwe. Abanzi bawe uri kumwe n'Imana ntacyo bavuze. Bareke babeho, bareke bahumeke, bareke baryame babyuke, bareke amanywa n'ijoro bakora ibyo bakora, bareke pe batengamane, bareke bacuraguze, bareke bajye mu bapfumu, bareke bavume, bareke baroge, bareke bakasire, bareke. Sasa wowe muri icyo gihe barimo gukora ibyo byose umeze uvuga ati Mana ndacyahumeka, ndacyagutakira, ndacyakwinginga, ni wowe gusa Mwami wo kundengera, nta wundi murengezi mfite, nta wundi mutabazi mfite, ariko ndashaka kugira ngo uzanabane ku mugaragaro. Bose bagira gute? Bose bagira gute? Imana nimara kugutabarira ku mugaragaro wose babireba, n'uwarogaga azakubwira ati burya twagufashe akagusenya umwana w'Imana, twagufashe akagusenya umugaragu w'Imana. Kandi nawe yagiraga gute mu baguroga, nawe yarazaga akaruga. Abacuraguzi nabo bazaza bavuga ati burya Imana ishimwe, yarakoze kutugirira neza, yagize neza kugutabara, ariko ku mutima aracyari umucuraguzi. Ariko kuko ab'Imana yabikoze, kuko hari icyo Imana yakoze, cya kindi cyo kubashyira mu kimwaro, cya kindi cyo kunyuranya iminiza, niyo mpamvu bari kukubwira ngo nabo bagufashije kugira gute? Gusenya. Kubera ko Imana yakoze ibikomeye, bo batatekaga ko byagira gute? Yakoze ibikomeye, bo batatekaga ko bishobora gukoreka. Muri Imana yacu ikomeze kwitwa iki? Imana. Ya Mana itanga ubuzima, igatanga imibereho, ya Mana itanga ubukire, ya Mana ivana umuntu mu bukene, ya Mana itanga akazi, ya Mana itanga abagabo, igatanga abagore beza. Mureke iyo Mana yibere mu murimo wayo, ikomeze ikore. Iyo niyo tugomba gupfukamira, niyo tugomba gutagira, niyo tugomba guhamagara. Haleluya, Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Haleluya. Tugomba kureka Imana ikitwa Imana mu buzima bwacu, ku buryo na cyagihe twabyutse tugenda abantu batubona bakavuga ati uyu muntu afite Imana. Waba wanaburaye bakakubona ngaho wagize gute? Arariwe. Haleluya. Waba udafite n'igiceri mu mufuka bakabona yuko ufite iki? Amafaranga mu mufuka, kandi nayo ufite. Wambaye rumbiya, ariko bakubona bakavuga ati mbega akantu keza, mbega ukuntu aberewe, kandi wambaye rumbiya, wisize kandi kondora kawe, ariko kubera ko wakisize ufite Imana, watambuka ati mbega umuntu ufite agasura keza, mbega umuntu uhumura neza. Kandi niki? Ni kotora wisize, ariko kubera ya mavuta y'Imana akuriho, kubera bwa bwiza bw'Imana, kubera bwa buntu bw'Imana bugendana nawe, ibyo byose bigatuma abantu bakubona umuntu nyine udasanzwe, wambaye akakweto kakandi ka 400
muri bya bindi bya rugondora, abantu bakubona ati yo we akagakweto wakaguza ngahe, ariko watambuka agakweto ka 400 rugondora, wambaye ingutiya ya Rumbiya, wambaye agashati sinzi karondo ndi murakoze, noneho ahasigaye kakakotoro nako akisize n'umwana wa mama ekanegere. Abantu bakakubona wambaye umeze ngaho wambariye 150 kandi nta n'inote y'icumi iri mu byo ugize guteka, nta n'inote y'icumi, ariko kubera Imana abantu bakakubona ngaho wambariye inoti y'ijana. Kubera iki? Ibyo nshobora kubivuga ukumva yuko ahari ari ukubita, si ukubita. Hari ukuntu Imana igenda ibumbabumba ubuzima bw'abana bawe. Oya rero nitujye tubona ibyo byose tujye dushima Imana, tujye dushima Imana. Ntabwo ibyo biba kubera ko dufite imbaraga, ntabwo ibyo biba kubera ko dufite ubushobozi. Hari ibyo ndi kukwibutsa, ntabwo ibyo biba kubera ko dufite imbaraga. Iyo ni imigambi yayo Imana. Ikintu gikomeye, ikintu gikomeye ni uko tugomba kurinda kwizera kwacu, tukarinda ibyiringiro byacu. Mu by'ukuri tukirinda ikintu cyari cyo cyose cyaza kije kumunga kwizera kwacu, tukirinda ikintu cyari cyo cyose cyaza kije kumunga ibyiringiro byacu. Buryo umwanzi w'ibyiza, umwanzi w'ibyiza ni ukwiheba. Umwanzi w'ibyiza ni ukugira gute? Iyo umuntu ageze ku rwego rwo kuvuga ati ngewe ndi kubona n'urukweto ndashobora kubwigondera, ngewe ndi kubona n'agashati k'igihumbi ndashobora kukigondera, ngewe ndi kubona ejo rwose ubuzima bwanjye nta kintu gishobora kujya mbere, ngewe ndi kubona nazabona umugabo pe, ngewe ndi kubona nabona umukobwa wazamuna ngo nubaka urugo, ngewe ndi kubona mu bantu batazaryama mu nzu biyubakiye ndi kubona ndimo pe, mu bantu batazigera babona akazi bazapfa bangara ndi kubona ndimo, rwose ndi kubona ndimo, ntaho mbagaze, ntaho ndi. Ibyo mwambwira byose ni ubusa. Iyo umuntu ageze ku rwego rwo kwiheba, n'intego zose yari afite zigarukira hehe? Zigarukira aho ngaho. Ariko reka kwiheba, imigambi yawe iracyakomeje. Reka kwiheba, imigambi yawe iracyageze gute? Reka kwiheba, imigambi yawe iracyakomeje. Reka kwiheba, hari ibyiza bitari byakubaho ariko Imana ishaka kugira ngo igire gute? Ikore. Hari amasezerano y'Imana atarasohora ku buzima bwawe ariko Imana ishaka kugira ngo igire gute? Iyasohoze. Haleluya, haleluya. Hari inyenyeri zitari zakumurikira ariko Imana ishaka kugira ngo igire gute? Izishyira ahabona zikumurikire. Haleluya. Kandi nizimara kukumurikira ubwo kazaba kabaye. Haleluya. Uzaba utangiye kwinjira mu byiza byawe by'Imana. Ntabwo ugomba kuvuga ngo ibyo maze kubona ngo ubwo byarangiriye aho ngaho. Ntabwo ugomba kuvuga ati aho bigereye ati ubwo nta kindi kintu kizagera gute? Kizarenga. Oya, nyuma yaho waba uhagaze uyu munsi hari ibindi bintu bigomba kugira gute? Bigomba kubaho. Hari izindi bintu zigomba kubaho. Hari andi mateka Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Hari andi mateka Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Uhagaze uti imbere y'Imana, ni gute usengamo Imana yawe? Ni uhamagara Imana uhagaze mu buhe mwana? Korera Imana uhagaze mu buhe mwana? Uririmbira Imana uhagaze mu buhe mwana? Uvuga ko usenga uhagaze mu buhe mwana? Uvuga ko uciriye Imana bugufi uhagaze mu buhe mwana? Yesu ashimwe. Mureke Imana tuvuganire imbere y'abanzi bacu. Mureke Imana iducira inzira imbere y'ibicantege. Mureke Imana isibanganye imyobo y'abanzi bacu baba baduteze.
mureke imana yo mu ijuru aba ariyo ikura hejuru yawe bya bitare byose abantu bavuze ngo ntabwo uzigera ubisohokaho. Mureke imana idukure muri bwa buvumo bwa bundi bw'amateka mabi idusoshora aho hantu. Ureke imana bari igukura aho hantu ikugeze mu mwanya mwiza, wa mwanya wumva wasenga ukumva uranezerewe, wahimbaza ukumva uranezerewe, wasenga ukumva uranezerewe, wabasha kuba uri kumwe n'abandi musabana ukumva uranezerewe. Mureke imana iba imana yo gukora ibitangaza bikomeye. Haleluya. Zamurira imana icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo.